kikinyejana gisindisha cya mbere gikomeye ni ukuryoshya. Kuryoshya murabizi mu byita iki? Kurya ubuzima. Nicyo gisindisha gikomera abakristo muri iki kinyejana, kuryoshya. Ntushobora gukumbura kuzura umwuka wera ngo naryoshye bikabije, ntibishoboka. Ntushobora kuba mu buzima bwo kuryoshya buri munsi, bwo kurya ubuzima buri munsi. Buri weekend ninde wamanutse ku Gisenyi? Ni wowe. Ninde wadusuye ku Kibuye ataje gusenga agiye ku mazi? Ni wowe. Buri weekend uraryoshya. Buri wa gatanu uraryoshya ukarara mu bisobe. Umwuka wera azakuzura ryari? Uzumva ibyo mu ijuru ryari utagira umwanya wo kubana n'Imana yawe? Ikigirwamana gikomeye, igisindisha gikomeye ni ukuryoshya. Ikiganiro cy'urungano ni cyiza, ariko nutagira umwanya wo kubavamo ngo uherane n'Imana yawe, tuzagusiga. Uzahora ubihiwe, uzahora uri ingwingire mu gakiza kandi umaze imyaka 10 ukijijwe. Ni byiza kubabarana n'abababara, ariko icyo nagukomeresha nzabanza kugikura ku birenge bya Yesu. Niyo mpamvu ukeneye umuhabano wawe n'Imana. Si ikibazo cy'umukozi w'Imana usize cyangwa udasizwe, ni ikibazo cyawe n'Imana. Mwuka wera arahari kugira ngo mwibanire, mwigirane umubano utari mu ndi muntu hagati. Habaho ububata, umuntu atabukunda, umuntu agasambana ameze nk'igikoresho, umuntu agategekwa addiction y'inzoga cyangwa pornography ikamuhindukiza umutwe ku ngufu akayirebamo, kwikinisha bikagonda intoki ze atabishaka, ariko nicyo cyazanye Yesu. Haleluya. Ntukwibwire ko ariko bizahora. Yesu abohora imbohe, Yesu abohora imbata. Nta bubata na bumwe ataca, nta migozi n'imwe ataca. Nicyo cyamuzanye. Kwihangana kuva ku mwuka wera si ukwihangana kwa Kinyarwanda. mu nyumve, hari abagore b'Abanyarwandakazi bubatse amago yabo mu miruho bihanganye ariko barushe, ariko imbuto y'umwuka wera kwihangana. Twihangana tudahetamye, twihangana tutameze nk'ababyikoreye, twihangana yarabidutwaje. Dushobora kugira ikibazo gisa kimeze kimwe, ariko umwe afite kwihangana yakuye ku mwuka wera bitamwishe, yemeshejwe. Oh haleluya. Undi afite kwihangana kwa Kinyarwanda, ari indushi yo muri Kristo. Mu butayu uzajyayo, ariko uzajyane n'Imana mu mutima wawe, ntuzayisanga ugezeyo, uzaba wajyanye nayo. Yesu araguhagije. Umukozi w'Imana iri imbere yawe ni kugira ngo agutoze ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo akuyobore nk'uko nawe yayobowe n'abandi hambere, kuko ubutumwa bwiza ni uruhererekane. Reka tuvuge ijambo ry'Imana, hanyuma twongere dusenge, hanyuma dusoze. Wagize neza kuza gusenga kawawe kumvirwe, Imana ikurengereze aho wagejeje usaba. Haleluya. Ikurengerezeho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12. Mariko 2 turahera ku murongo wa 1. Muribuka ku munsi w'ejo twasomye muri Mariko igice cya 1 guherangira ngo ku murongo 21 niba nibuka neza. Biriya byakozwe uko Yesu yagiye mu rugo rwo kwa Petero na Andereya, uko yakijije nyirabukwe, nuko yakijije abarwayi benshi bo muri uwo mudugudu. Haleluya. Byari byabereye ahitwa Kaperinawumu. Hanyuma ahangaha rero nanone ngo hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko Yesu ari mu nzu. Haleluya. Kidutera gusenga nuko hari ibice by'ubuzima bwacu by'abacu byinshi biba bitaramenyekana rwose ko Yesu yabigezemo, bigisa nk'uko byasaga cyangwa se byarushijeho no kumera nabi, ariko igituma dusenga nuko twizeye ko Yesu nabyo yabigeramo, bikamenyekana ko Yesu nako gace yagakozeho, akakuremera ibihamya byawe bwite. Haleluya. Mwibuke ko igikomeza umuntu muri uru rugendo, igikomeza umuntu si amakuru ya Petero. Petero yagenze hejuru y'amazi, yes, ni byiza. Yesu yaramuhamagara agenda byakwigisha, ariko Yesu abakoresha ibyo ijambo ry'Imana cyangwa mwuka wera abakoresha ibyo usoma kugira ngo noneho byubakike mu buzima bwawe, bihinduke ibyawe. Ibyo nibyo bikomeza umuntu mu rugendo. Abantu bagasitara bagakomeza urugendo kuko afite ibintu aziranyeho n'Imana ye ku giti cye. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Reka tureke kurangara. Bari abantu bari inyuma ni mu bihorere kandi nabo
bagize neza bakurikira. Yesu ashimwe. Amen. Imana ikoresha ibyo byose, Mwuka Wera akorera muri ibyo byose, akorera muri ibyo byose mu ijambo ry'Imana ryanditswe, mu ijambo ry'Imana wahishuriwe, mu ndirimbo abaramyi, mu bavuga butumwa batandukanye, ashaka ibintu by'umwihariko byawe nawe mwembi, bitari mu ndi muntu hagati yanyu. Haleluya. Ibyo nibyo bizakomeza ubuzima bw'umwizera, nibyo bizakomeza ubuzima bw'umukristo, kuko azaba yiziraniye n'Imana ku giti cye. Iyo ibyo bintu bitabaye, abagukomereje mu mwami n'ibigukomereza iyo byigiye hirya, cyangwa iyo bacogoye, cyangwa iyo baguye, cyangwa iyo babuze, cyangwa iyo wimutse ukajyanwa kure yabo, nawe urazima. Rero Mwuka Wera arifuza gukora, kwiremera ibintu uziranyeho n'Imana yawe. Haleluya. Bimwe mu by'Imana ikora, hari guhishurirwa ijambo ry'Imana, hari guhishurirwa Kristo, ariko hari n'imirimo y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana ikora mu buzima bwacu. Ukavuga uti ibi bintu nta mwene wacu ari kubinkorera, kwa muganga byari byaranze, ibi bintu umugabo unkunda ntiyari kubimpa, umugore wanjye ntiyari kubimpa, abavandimwe ntibari kubishobora. Yesu agasiga ikimenyetso kidasibangana mu mutima wawe akoresheje ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Gituma dusenga rero nibyo dushaka, nibyo dushaka. Ni Imana badatondekera ku murongo ngo bavuge ngo rero ngo havuyeho rimwe harakukiraho kabiri gatatu, nuko bigenda habanza ikagakurikira. Ni Imana y'ibitangaza. Igitangaza ni ikintu qui sort de l'ordinaire, ni ikintu kiva mu bintu bitamenyerewe, ni ikintu kidasanzwe. Haleluya. Dukunda kwiga ijambo ry'Imana, twifuza kuba bigishwa ba Kristo, ariko iminsi yo gusenga turashaka ibirenze ibyo. Turashaka ibirenze gufata Bibiliya mu mutwe, turashaka ibirenze kugira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana, turashaka ibirenze ko wabyuka mu gitondo ugakora devotion yawe ugasenga, turashaka ibirenze ibyo. Turashaka Imana y'ibitangaza. Haleluya. Turashaka Yesu mu buzima bwacu, turashaka dukorera ibintu tutabasha, turashaka kumuzanira ibyaturuhije, turashaka kutabaho twigirisha, kandi arabikora yo kabyara. Nicyo kimuranga, nuko yabaye kuva ku ntangiro, kuva yatwimenyekanisha nuko abigenza. Yabikoreye abera batubanjirije, aracyabikora mu gihe cyacu. Si wowe azasimbuka cyangwa ukanyemerera ukamurangamira wenyine, wenyine. Haleluya. Ngo benshi batiraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana, ababwira ijambo ry'Imana Yesu yo kabyara. Ngo haza abantu bane bahetse ikirema. Hari umuntu ukunda aba bantu ngo ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Uyu munsi ntabwo tuvuga ikirema, tuvuga umuntu ubana n'ubumuga, ariko Bibiliya ni Ikinyarwanda cya kera, ubwo nibakosora nuko bizaba bimeze. Ngo ariko babuze uko bamumwegereza, tuvuga mu Kinyarwanda cy'ubu. Haleluya. Kuko ni umuntu, si ikintu. Nubwo yaba ari umuntu w'igice ugarukira nkaha, burya bari umuntu. Haleluya. Ngo ariko babuze uko bamumwegereza, kuko abantu bahuzuye. Mana ishimwe ko uyu munsi Yesu ari ahantu hose kubw'Umwuka Wera, ntabwo ari kuri kano gatuti. Haleluya. Icyo gihe Mwuka Wera tutaramuhabwa nk'itorero, byasabaga ko Yesu tumukoraho cyangwa yohereza ijambo nkuko yagenjereje wa mukuru w'abasirikare, ariko uyu munsi siko bimeze. Haleluya. Ngo ariko babuze uko bamumwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho Yesu yarari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo uwo muntu waremaye. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira umugaye ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Ahera hari umuzi atandukanye natwe, arusha abaganga kumenya. Abaganga bashobora kubona ibimenyetso kuvuga ngo byaba ari iyi ndwara, ariko Yesu ahera aharwaye, ahera ku isoko, ku muzi w'ikibazo. Haleluya. Twebwe kuko tuba tutabizi, twaje kugira ngo dukemurire udusentome. Ibimenyetso ni ukurara udasinziriye, ibimenyetso ni ukunywa inzoga, ibimenyetso ni ubusambanyi, ibimenyetso ni urukundo rw'iby'isi rukubana byinshi. Ibimenyetso ni ibyo ngibyo, tukaza ari byo tumuzaniye, ariko we aza hakora, hanyuma n'ibimenyetso bikavaho, n'amashami agacika, akarandurana n'umuzi murimo wa Satani wose mu buzima bwacu. Ni uwo kwizerwa yo kabyara. Haleluya. Ubundi ubonye umuntu waremaye bamanurira mu gisenge, ikintu cya mbere waheraho ni ukumukiza amaguru, niba ari yamugaye. Ngo ariko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira uremaye ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Tahana imbabazi z'Imana uyu munsi.
wowe ibyaha bibabaza ukunda Yesu ariko nta mbaraga ufite, ukunda Yesu wifuza gukora ibyo gukiranuka ariko ibyo ugambirira si byo ukora. Uyu munsi utahana imbabazi z'Imana n'imbaraga zigushoboza gukora ibyo Yesu akunda, ukagira imbaraga zikunda ibyo akunda, ukagira imbaraga zihunga ibyo yanga. Haleluya. Iyo umuntu agitangira urugendo mu gakiza abatabasha kwihanganira yakirutangira cyangwa se yagwingiyemo samuhawe, abatabasha kwihanganira bakora ibyaha, ahagarara nk'umucamanza. Ariko uko tugenda twegerana na Yesu tugasobanukirwa imbabazi ze n'ubuntu yatugiriye, agenda duha ku maso ye n'umutima we, ukamenya ko habaho ububata bw'icyaha, habaho ububata. Umuntu atabukunda, umuntu agasambana ameze nk'igikoresho, umuntu agategekwa addiction y'inzoga cyangwa pornography ikamuhindukiza umutwe ku ngufu akayirebamo, kwikinisha bikagonda intoki ze atabishaka. Ariko nicyo cyazanye Yesu. Haleluya. Ntukwibwire ko ariko bizahora. Yesu abohora imbohe, Yesu abohora imbata, nta bubata na bumwe ataca, nta migozi n'imwe ataca. Nicyo cyamuzanye. Haleluya. Kuko idini ridusaba gutunganya iby'inyuma, ukagera igihe ukihana ku bantu ukababwira, wagera igihe ukabura umuntu wahinguka imbere ukavuga uti ubu ndongera mbivuge, sinongera mubwire ko nongeye. Ariko Yesu, haleluya, Yesu abohora ababoshye. Wabohoka, wabohoka, wabaho mu buzima nawe wishimiye. Haleluya. Abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi, abo ndabakunda. Hariho abanditsi bamwe bicayemo, babandi bikundira gahunda, ibintu bigende ku murongo nkuko bisanzwe, bijye ku murongo, nta bintu byo kutuvangira. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye uyavuga atyo, arigereranyije. Ntibari bamuzi shenge kandi ngo bari abanditsi, imizingo ya Mose bayifite. Arigereranyije ati ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine. Yesu ni mwiza. Ubuzi ko azi ibintu turimo tuvuga mu mitima yacu. Umutima wawe urimo uravuga iki? Atabyo bitangaza. Igihe twasengeye aya na yakangahe, igihe twandikiye, ntago bimutera ubwoba, ntagakangwa no gushidikanya kwacu, kandi umuntu wese agira iminsi yo gushidikanya. Agira iminsi yo gushidikanya, agira n'iminsi Imana iyo yigeze yamubwiye nk'ibintu bikomeye. Abantu bafite amasezerano, Imana abwiye ngo nzagukomeza, nzaguhindura umuntu ukomeye, uzaba iki n'iki. Muranabizi ko tuvuga ko umuntu waciye mu bintu bigoye Imana ibimutegura kuzaba ukomeye. Ariko habaho iminsi ubwira Imana uti ibyo gukomera byihorere, ariko ureke mbeho. Haleluya. Nicaye kuri biro yanjye imwe nari nararemye kera, nihanurira kuzagira amabiro mu office disi. Nicaye ku ntebe imwe nari nararemye mu cyumba cyanjye, ntibishaje inyeganye zikakurya ku kibuno ameza. None mbwira Yesu, ndavuga nti Yesu, harya ngo ibintu byo kuzakomera, nambwira ibintu byo gukomera tubyihora, ariko ureke mbeho kuko ndapfuye. Reka mbeho bisanzwe, ariko ureke ngire gute mbeho. Rero azi ibyo twibwira mu mitima yacu, ariko ntibimutera ubwoba, kandi ntibubuze imigambi yo gukomeza. Haleluya. Yindeka nkiberaho icyo gihe haraho, ntabwo nari kuhamagaza ndimo kugukomeza. Mana ishimwe, kuko imigambi yayo kuri twebwe ni myiza. Hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye bavuga atyo, arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine. Uwo mwanya Yesu amenya umutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Byose arabishobora. Abasha gukiza ibyaha, agakiza n'imvune zo ku mubiri, agakiza n'ibiguteye isoni n'ikimwara, agakiza ikibembe. Ngo icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira uyu muntu umugaye n'ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira ntibyuka wikorera ingobyi yawe utaye. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha, nuko abwira uwo waremaye ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utaye. Haleluya.
ubumuga bwacu busigare hano uyu mugoroba, ibyaha byacu bisigare hano uyu mugoroba, intege nke zacu zisigare hano, imigozi yacu sigare ku birenge bya Yesu, ibyatuboshye igihe kirekire bisigare ku birenge bya Yesu. Ntabwo yazanywe no gukora ku gace kamwe. Yashobora kumubarira ibyaha akamubwira ati humura tuzabana mu ijuru, ariko agasubirayo bakimutwaye ku ngobyi. Ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nukabwira uwo warema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravugana bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Haleluya. Kuki dusoma aya magambo? No kugira ngo kwizera kwacu kongere kubyuke, kongere gukanguke, wongere wizere Imana turimo dusenga, wongere wizere Imana turimo dushaka. Amen. Hanyuma reka ngushyire hakutahana, hanyuma dusenge. Ushobora kutagakunda nk'ibitambutse ariko karagukwiriye. Haleluya. Take home, cyangwa icyo tugumana hagati y'uyu munsi n'igihe uzongera kugira ibihe byimbitse byo gusenga. Iyo umuntu atagumanye iki ngiye kuvuga, iminsi yo gusenga ihora imeze nko kukurwe pfo, nko kutangira, ahora atangira. Umubano we n'amasengesho ye bihora ari ibyigiye gusa cya crisis, gihe cya crise. Kuguterurayo kugira ngo tukuzamure mu kwizera bikavunana. Muranyumva nshuti z'Imana, tuzongera tugira iminsi yo gusenga kubwo buntu bw'Imana kuva ku 27 z'ukwezi twinjiyemo kwa gatatu. Ariko ndavuga ubwo buzima bwo hagati y'iminsi yo kwimbika mu gusenga, ubwo buzima bwo hagati yo gutegereza igitangaza cy'Imana n'iminsi ikomeje no gutura mu bitangaza no kugira imbaraga zidacogora. Haleluya. Tugumana gute ibyo twakire mu minsi myiza nk'iyi? Tubigumana gute? Yakobo 4:7 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Haleluya. Kugandukira Imana ni total submission, no kumvira kuzuye. Kumvira rero ntago bisaba buri gihe ngo mbe ndyohewe n'icyo umuntu yansabye gukora. Kumvira no kumvira. Haleluya. Nukuganduka byuzuye. Yakobo 4:7 hatwe ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mu yandi magambo, Satani ntiwamurwanya, ntiyaguhunga bihojejeho utabanje kano kambere. Muranyumva nshuti z'Imana? Kugandukira Imana biradukwiriye kugira ngo turwanye Satani nawe aduhunge. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Satani aduhunge, adutera ari kure, ariko avuga ati simwegera, sinamubasha, kuko ari munsi y'ubutware bw'Imana, arayoborwa n'Imana. Kutagandukira Imana ni ukujya mu byo nshaka, ariko kugandukira Imana ni ukwerekeraho Imana inyerekeza. Niyo mpamvu Satani atatubasha, ajya kubona akabona ndimo ndagendana nayo. Ikinyarwanda cya kera kivuga ngo mbirimbiri. Nyamugi ntimwakimenya, nicyo mu cyaro. Yesu ashimwe. Ajya kubona akabona urutanse n'Imana ngabo baragiye mu isoko bisanzwe mu kumesa mu gukoropa, ariko yajya kushaka abona nguwo turi kumwe nawe. Kutagandukira Imana rero ni ukujya mu nzira Imana itarimo, Satani akatubasha. Mana ishimwe. Nuko mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nta mbaraga zo kurwanya Satani ziboneka mubera iyo batemeye kugandukira Imana. N'umwitozo n'uguhozaho. Zaho byakunaniye ubusa kuvuga Imana ongera ushoboze, dore hano nasitaye naganye ibumoso kandi wanganishaga iburyo. Ongera ushoboze, ejo tuzabigendanemo. Biri ijambo ry'Imana avuga ngo nuko rero ni mwemere kugengwa n'Imana. Kugandukira Imana ni ukugengwa n'Imana ikatubera umuyobozi. Mana ishimwe ko amategeko yayo yakuye ku mabuye ikayandika mu mitima yacu. By'Imana igushaka urabizi. Haleluya. Niyo ishaka ko mwigirana imbere kumenyesha ibindi,
mu tundi tudetaye tukureba irabikumenyesha. Nuko rero mwemere kugengwa n'Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Icyo twifuza gutahana muri iyi minsi yo gusenga kizaduhuza n'ibindi bihe byiza, nuko twakwitoza kugandukira Imana. Satani azaduhunga, azatumenya ko dukomatanye n'Imana, azabona Imana mu buzima bwacu. Niko ko bari muri Kristo Yesu bose, Yesu ari muri bo, ariko kutagandukira Imana biguhindura umunyantege nkeya, biguhindura umuntu Satani akerensa, biguhindura umuntu Satani agiraho ijambo, atinyuka akakuvugaho, atinyuka akakukomangira. Njya nkavuga kano kantu ariko nikaba ko kwiyemera, ariko nta nicyo kaba gatwaye kana kwiyemeyeho. Twasengeraga umwana wari ufite amadayimoni, none twimeza kumujyana iwacu. Si ubwa mbere mbibabwiye abo tubana kenshi. None tugiye kujyana abadayimoni, bamuvugira bavuga ngo iwawe turahanga, ngo hagoswe n'amaraso n'ibiraso bya cya kigabo. Ndavuga ni dayimoni umpaye amakuru. Ni koko tuba tuzi ko hagoswe, ariko hari ukuntu ngira ngo byibagirwa ukajya ubimenyera. Imana ishimwe. Haleluya. Tugandukira Imana, twemere kugengwa n'Imana. Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Haleluya. Dutahana ineza y'Imana, twizeye imirimo y'Imana no gutegereza gukora kw'Imana n'ibitangaza twasabye Imana. Genda ushyire mu buzima bwawe uwo mwitozo, ubwira Umwuka Wera ngo ndashaka kugandukira Imana, ndashaka kuba mu buzima bugengwa n'Imana, kugira ngo ndwanye Satani nawe ampunge. Imana ishimwe. Haleluya. Satani ntiwamurwanya, ntiyanaguhunga burundu utitoza kuba mu buzima bwo kugandukira Imana. Cyaba ari ikinyoma tugupfunyikiye, kandi twifuza gupfunyikira ikinyoma. Haleluya. Kuko Satani azahunga kuri kimwe, ariko azagaruka ku kindi. Muravuga utangiye kubigira bibi, ibintu byari byiza utangiye kubigira bibi. Tunahinze ko ibintu by'ibibazo birangiye, we ntibijya birangira. Cyaba ari ikinyoma, hano ni mwisi. Haleluya. Azahunga kuri kimwe, ariko azagaruka ku kindi. Yabwiye Yesu cyagiye Yesu ari mu minsi yo gusenga, nako ijambo ry'Imana tuvuga ngo amutega ikindi gihe. Utega Yesu ikindi gihe, urumva we nanjye azadutinya, ariko uko azasanga tumeze, mu bana azasanga dufitanye n'Imana, uwo niwe uzatuma nk'uko atatubashe mu gihe gitambutse, niwe uzatuma atabasha kutubasha. Haleluya. Isi bamwe ibibazo, isi irababaza, kimwe kivaho akazi ikindi. Hari igihe umuntu akubwira ikintu kumva mu by'ukuri ukumva ubuze ijambo, kuko hano ni ku isi. Isi yakiriye icyaha, izi ngaruka, ibi bintu bibi byose tubona, gupfusha, kurwaza, byose ni ingaruka y'icyaha. Azongera gutega ikindi gihe, ariko kugira ngo atazakubasha, kugira ngo imyambi itazaguhinguranya, kugira ngo utazahora urambara ari umuntu ugubyuka. Mwuka Wera gushoboze kwiyemeza kuba mu buzima bwo kugengwa n'Imana. Kintu wumva neza ko atari Imana ishaka, nubwo cyaba kiguha zahabu, nubwo cyaba kiguha miliyari, nubwo cyaba kikubakira izina ry'igitangaza, uzavuga utaho sinjyayo, aho sindimo, nzategereza ku Mana yanjye. Haleluya. Isi itagira ibibazo ntibaho, sinifuza kukubeshya. Ikindi ubuhanuzi bukubwira ngo none Satani yagusabye, ngo Satani arakwanga, ngo none ngo araguhagurukiye muri iyi minsi. Nagira ngo mubwire ko n'ubunyoma, ahora aguhagurukiye, ahora gushaka, ahora azenguruka ashaka ahantu yabona akuho, icyuho. Iyo mpamvu biri tubwira ngo ntituberereke Satani, ntitumubererekere. Kuberereka no gutanga akayira gato, umuntu akiseseka hagati yanyu. Ntabwo ukeneye umuntu uguhanura ngo ubwire ngo none ngo Satani yaragusabye muri iyi minsi. Yansabye iteka kuva nakizwa, arandwanya, yaransabye, nta nubwo azarekeraho kugeza igihe azajugunyirwa mu rwobo rw'iteka. Nta nubwo ukeneye ko nguhanura ngo Imana iragukunda, iragukunda pe. Ntabwo nabwo ngo igukunze cyane muri iyi minsi, ihora igukunda. Ushobora kuba utarabimenya, ariko iragukunda, ifite imigambi myiza kuri wowe, ntukeneye kubibwirwa. Barinzi ku nkike, namwe inshuti zacu, namwe mwadusuye. Isezerano ry'Imana ritangira ku buzima bwawe iyo wahuye n'umuhanuzi ukubwira ngo Imana igukoreye ubukwe. Sibwo ritangira. Imana yagukoreye ubukwe kuva mu busitani bwa Edeni, igihe yabwiraga Adamu ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Burya nawe wari ubibwiwe. Haleluya. Ngo none ngo nakiri isezerano koko
ubu nibwo ukiryakira. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 5:8-9 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Arazerera, yohereza ingabo, hari izigenda iwanyu, hari izinzenguruka, kandi ibyo simbivuga kugira ngo ugire ubwoba, niko biri. Badayimoni aracacana, arazenguruka, ni intumwa za Satani n'abakozi ba Satani baracacana, bategereje kuzabona icyuho mu buzima bwawe. Ariko nanone ingabo ziturinda ni nyinshi kubarusha, zifite imbaraga kubarusha. Uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Haleluya. Dufite ingabo ziturinda zitaboneshwa amaso. Hari igihe kimwe Imana ifungura amaso ku muntu ho gatoya ukabona ingabo ziturinda nkuko yabikoreye Gehazi. Haleluya. Gehazi afite ubwoba ati ingabo, abasirikare bari ku mafarashi baduteye. Haleluya. Elisa akamubwira ati yaba ruzi izindi ngabo zicaye ku mafarashi y'umuriro zitaboneshwa amaso zitugose. Amuha akagifuti ho gatoya akora ku maso ye. Gehazi nawe arabibona. Amayishirirwa si yadukiza. Ntibyabujije Gehazi gushaka gukurikira wa mujenerali w'umusiriya ngo ajye kumusaba ibihembo. Ntigiye uvuga uti Imana ni inkuba, Yesu nusanga mu cyumba none nkakubona. Gehazi yabonye ingabo z'umuriro, ariko ntibyamubujije gukurikira generali w'umusiriya akajya kumusaba ibihembo. Ngo none ngo databuja ngo arantumye, ngo none ngo ya myenda wari wazanye ngo ukayisubiza, ngo none ngo arayishaka. Ayiwe, tekereza kubona na Elisa ugakomeza ukaba nka Gehazi. Niyo mpamvu ukeneye umubano wawe n'Imana. Si ikibazo cy'umukozi w'Imana usize cyangwa udasizwe, ni ikibazo cyawe n'Imana. Mwuka wawe arahari kugira ngo mwibanire, mwigirane umubano utari mu ndi muntu hagati. Nzabibabwira kugeza igihe nzabera umukecuru. Mwuka wawe arahari kugira ngo mwibanire mwembi. Ntabwo ukeneye urutanse, ntabwo ukeneye muvuga ubutumwa w'igitangaza. Nicyo cyazanye Mwuka wera. Yesu yavuze ngo ntazadusiga twenyine. Haleluya. Ntazadusiga nk'imfubyi. Atwohereje umufasha wo kubana natwe, azatwigisha, azadusobanurira ibyo Yesu yasize atubwiye, azadutoza ibyo gukiranuka, azatubwira ibyo Imana ikunda, azatwubaka igicaniro cy'amasengesho mu mitima. Abarinzi bateranye batateranye, uzasabana n'Imana bikunde. Ntukeneye umuntu n'ibinyoma byo kugira ngo mutugirire gutari ku bundi. N'ibinyoma. Yesu araguhagije. Umukozi w'Imana iri imbere yawe ni kugira ngo agutoze ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo akuyobore nk'uko nawe yayobowe n'abandi hambere. Kuko ubutumwa bwiza ni uruhererekane. Pawulo yabibwiye Timoteyo, arambwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abagabo benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa, bazashobora kubibwira abandi. Ibyo ndimo kukubwira hari undi nabyumvanye, nawe nutubera umumaro mu bwami uzabibwira abandi. Ariko ntabwo ari kugira ngo njye hagati yawe n'Imana ngire ntese, ko ntabwo ukiza n'igicurane. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Akwiriye icyubahiro yo kabza. Yakinguye amarembo kugira ngo abantu bose bigerereyo, ariko abantu baranze. Mwahisemo kunebwa, mwahisemo gutuma no gutanga ibitambo, mwahisemo ibintu by'inzira y'ubusamo bidakiza. Ntagakumva rukumanutse mu mazi no mu cyumba cyawe arakumva. Burya abantu bakwiye kujya mu mazi no mu butayu n'abantu kwanza bafite abana babaderanja mu rugo, n'abantu bafite wenda inzu intoya, ariko ufite inzu y'ibyumba 5 ntushobora gufata kimwe ngo ugisengeremo. Ufite abana bakuru nk'abanye ntushobora kwikinyera mu cyumba cyawe ngo usenge, nta n'umuntu kuderanja. Imana ngo ntabwo nimvira ku makaro irumva. Usaba muri Amerika n'abandi batari mu mazi basengera hehe? Mu butayu uzajyayo, ariko uzajyane n'Imana mu mutima wawe, ntuzayisanga ugezeyo, uzaba wajyanye nayo. Uzashaka Imana mu buryo bwose bwo gusenga, ariko n'Imana yawe niso akwitayeho, aragutegereje, akumbiye kumva ijwi ryawe, akumbiye kubona mumarana umwanya muri mwenyine. Arabishaka utarinze gukurura umuntu w'umuhanuzi ngo ajye kukubwira, ariko umuntu bajyana ngo ajye kukubwira. Imana ivuga aho ishakiye n'igihe ishakiye. Nahuye n'abahanuzi b'ukuri ndabakunda, hari nabo bababwiye ibintu kera nkajya numva barasaze, bukeye biraba, barahari. Ariko ntabwo mwene abo bukuri, ikizakubwira ko ari ukuri ntuzamukurura ngo tugende ujye kumbwira. Ikizakubwira ko ari ukuri cyambe, ikindi nta n'umwanya azaba afite, azaba asabana n'Imana ye. Imana ni mugutuma azaza gushaka kubwire yongera agende. Ntazirwa kubaza ngo byabindi se ngo byaciyemo ngo ntumbwire. Nkubwira iki ko yari intumwa? Unena guhandura.
umunuzi wabwiye ngo ko yari yarambwiye ngo ko mfite ibintu by'ingendo gutya ngo byo kujya hanze ngo none ko nagiye hanze ntimubwire kujya hanze gukira gute hari iki n'abajya kurangura bajyayo n'abacuruza kokayine bajyayo ntabwo kuzamurwa ari kujya hanze n'abakora uburaya bajya Dubai bishyura amatike y'indege bakagenda nta gitangaza kiri mu ndege habe cyakora ni byiza umuntu atarayijyamo bakwiye kuyijyamo cyozo iyo ugezemo ukicara handi inyuma babyigana ukenera no kwicara muri business class ubwo uyu hageze nawe ukenera gutunga yawe ibyisi ntibyuzura ntibihaza ariko Yesu araduhagije icyamu y'umugoroba ugatahana Yesu ugatahana umwami w'abami kukugira neza azakugira neza kuko nta byimana ariko nutwara iyo neza yukamusiga uzongera ugaruka urushe tuzongera duhure amasengesho urushe ariko n'umutahana mukomatana azaguha ikiruhuko cy'iteka yo kabya oh haleluya azaguha ikiruhuko cy'iteka uzagumana uzamwumva Yesu uri mwiza haleluya ngo mwirinde ibisindisha mube maso ibisindisha ni ibintu byose bikurangaza si inzoga gusa ibintu byose bikurangaza iki kinyejana isindisha cya mbere gikomeye ni ukuryoshya murabizi mu byita iki kurya ubuzima nicyo gisindisha gikomerera abakristo muri iki kinyejana kuryoshya ntushobora gukumbura kuzura umwuka wera ngo unaryoshye bikabije ntibishoboka ntushobora kuba mu buzima bwo kuryoshya buri munsi bwo kurya ubuzima buri munsi buri weekend ninde wamanutse ku Gisenyi ni wowe ninde wadusuye ku Kibuye ataje gusenga agiye ku mazi ni wowe buri weekend uraryoshya buri wa gatanu uraryoshya ukarara mu bisobe umwuka wera azakuzura ryari uzumva ibyo mu ijuru ryari utagira umwanya wo kubana n'Imana yawe ikigirwa Imana gikomeye igisindisha gikomeye ni ukuryoshya kiganiro cy'urungano ni cyiza ariko nutagira umwanya wo kubavamo ngo hirane n'Imana yawe tuzagusiga uzahora ubihiwe uzahora uri ingwingire mu gakiza kandi umaze imyaka 10 ukijijwe uzahora mu biryoshya bambaye uyu munsi n'amakanzu y'umutuku uyu munsi n'ay'umukara uyu munsi n'ay'umweru uyu munsi tekereza byonyine kujya kuyagura ubwabyo biravunanye biteye n'isereri ndabakunda ni murimbe reka tugerageze rwose turimbe dore nanjye ntakoma ntagize ariko kandi byigufata umwanya wawe wose se wowe gusuka bitwara amasaha 8 guhambura bigatwara andi kuko ujya muri makiyaje noneho nakanya ubonye ntunyaruke ngo uherane n'Imana yawe anniversaire tekereza dufeze anniversaire zacu twese zizarangira ryari iza mariage izigiye twabatirijwe izigiye twakirijwe izigiye twashakiye izigiye twabyariye ibyo birori byose ngo niho ugomba kubijyamo umwuka wera azakuzura ryari tuvuye mu birori tujye no mu bibabaje ibiriyo birahari ni byiza kubabarana n'abababara ariko icyo nagukomeresha nzabanza kugikura ku birenge bya Yesu Imana ishimwe Imana ibampera ibyiza twirinde ibisindisha kugira ngo tubashe kuba maso kuko umurezi wacu icyo abategereje si ikindi nuko usinda ugira muzunga y'amakanzu y'umutuku n'umuhondo ukagira muzunga y'amakota agezwe ukagira muzunga y'ibirisimezira ukagira muzunga y'amamodoka yasohotse ukagira muzunga y'amatelefoni mashyashya ukagira muzunga ukirirwa ubara amazu yo muri Kigali ayo bubatse amarangi y'umuhondo n'ay'ubururu ukagira muzunga uri umukristo ugasinda none akazagutega ku munsi mubi ugakubitwa hasi nk'umuntu utarigeze ukizwa zirigiye bikagushiramo nk'umuntu utarigeze umenyana n'Imana kuko muzunga y'amamoderi amamodoka azahora asohoka mashya nanjye ndashaka 0 km ubu ngubu ako yazitaza Yesu ashimwe haleluya ugusuza igituma nshaka 0 km nuko nabonye yari ihegereye none nabonye ko bishoboka ndimo ayiwe hari igihe nayo ifite indi genda ipfa ikiyaranje igapfira ahantu hari abantu benshi muri rompuwe hari igihe yagendaga inzugi zidafunga hari igihe nigeze kuva ahantu kure nashyize murabona umutaka ufite akantu kagondoye gutya nashyizemo kana kantu k'umutaka kugira ngo afate urugi rwo ku ruhande nanatwaye ariko mvuga ibyo bintu iby'isi bizahora biza bishyashya nibyo bisindisha by'iki kinyejana kugira ngo umwanzi azagutega umunsi mubi umere nk'umuntu ukubiswe n'inkuba abantu bose bahemuka abantu bose bagwa ariko igituma bikugeraho kamera nk'umuntu ukubiswe n'inkuba nuko wamaze iminsi usinzi udashyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe uterana rimwe na rimwe twavugije impanda ayiwe
uterana rimwe twanditse, twashakuje, twashyize kuri stati, twahamagaye, uterana rimwe na rimwe. Nize ko zira ntebe bongeyeho bari abantu baje bafite ahandi hantu basanzwe bateranira. Niba hafite nimugume hano. Imana ishimwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Ku murongo wa 9 akavuga ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Mumurwanye mushikamye. Ntabwo umuntu udashikamye yabasha kumurwanya ngo agende. Mwuka wera aguhe gushikama mu byo wizeye, aguhe gushorera imizi yawe muri Kristo no mu ijambo ry'Imana, uryemerera icengere mu mutima we, ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Burya nta kibazo kitari rusange mu bantu. Iryo kigukubita ukajya ugira ngo ni ubwa mbere cyadutse, ariko burya hari n'ahandi biri. Mumurwanye mushikamye. Gushikama no kutajenjeka. Bibiliya y'Icyongereza yakoresheje ngo steadfast in the faith. Mushikamye. Mu Gifaransa bavuga ngo ferme dans la foi cyangwa inébranlable. Nuvuga ngo ni umuntu urimo namusunika ariko ntagenda, arashikamye, imiyaga irakubita hano, ariko ibirenge ntibiva muri Yesu, yabishinze ku rutare. Ibibabaza biramusunika bikavuga ati wakwihakanye uwo mwami, ariko ntahava, ibirenge bye bishinze ku rutare. Abo rero nibo bashobora kwirukana Satani akagenda. Ni ukuri pe. Anishim. Mumurwanye mushikamye. Muri abantu basunika ntibasunikike. Kazi kagatinda kuboneka ntusunikike. Umugabo n'umugore bagatinda kuza ntusunikike. Umwana agatinda gukira ntusunikike. Hari Imana ikwirangura mukije ukagira ngo ni iryo joro. Niyumvijwe n'amatwi yanjye. Ni gakeya numvise ijwi rivuga. Ni inshuro ngira ngo 2 n'abatari 3. Bwa gatatu ntagiye kwibagirwa, ariko 2 zo ndabyibuka. Numvise ijwi rivugana nanjye ribwira ngo umwana we ndamukijije. Ijwi riri audible. Hari mu gicuku cya ninjoro twari dutuye mu Kiyovu, ahantu twasengeraga mu cyumba, twagiraga serire muri Zion, natwaye umwana kumusengera akirembye, numva ijwi rivuganye nanjye ngo umwana wawe ndamukijije nk'umuntu. Ndakebuka nsanga inzu yose ni twe, abantu bose barasinziriye. Ndavuga Imana ivuganye nanjye. Ayiwe, narizi ko kira mu gitondo ntabwo yakize. Byanongeye bisunika undi mwaka, ariko yageze aho arakira. Mana niyo kwizerwa. Inébranlable dans la foi. Imiyaga ikagukubita hariya, ukajya ugera ukanarihakana ukavuga uti ntago ari ijwi, buriya narabirose, buriya nuko nabishakaga cyane, buriya ni ibintu nibwiye, buriya ni ibintu nihimbiye. Erega buriya umuntu yapfata nabyaye, erega buriya umuntu yasaza atanashatse, ntacyo ugatangira kubyakira. Inébranlable dans la foi. Imiyaga igasunika ukavuga uti Mana ndagutegereje, nizeye icyo wavuganye nanjye, uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi, sinjye uzigiriraho kugira nabi, uzantabara. Kandi yishikamye mu kwizera ishobora no kudatabara muri ubwo buryo, ariko idatabaye muri ubwo buryo warashikamye mu kwizera, hari ikindi kintu kivuka muri wowe cy'imbuto yo kwihangana. Kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera ntabwo ari ukwihangana kwa Kinyarwanda. Mu nyumve, kwihangana kwa Kinyarwanda umuntu yihangana n'umuruho arushye, ariko kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera tukugira twemye, ikibazo naho cyagiye ariko dufite kwema. Kwihangana kuva ku Mwuka Wera si ukwihangana kwa Kinyarwanda. mu nyumve, hari abagore b'Abanyarwandakazi bubatse amago yabo mu miruho bihanganye ariko barushe, ariko imbuto y'Umwuka Wera kwihangana, twihangana tudahetamye, twihangana tutameze nk'ababyikoreye, twihangana yarabidutwaje. Dushobora kugira ikibazo gisa kimeze kimwe, ariko umwe afite kwihangana yakuye ku Mwuka Wera bitamwishe, yemeshejwe. Oh haleluya. Undi afite kwihangana kwa Kinyarwanda, ari indushi yo muri Kristo. Kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera kuravuka iyo dushinze ibirenge muri Kristo. Icyo gihe ubaho ubuzima butitwaje icyo kibazo, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ubuntu bw'Imana aho bukura. Nawe ubwawe ushobora kubaza uti kuki bitandemerera, habaye iki? Yaradutwaje, twabishyize ku birenge bye. Mana ishimwe. Uzi ko Yesu aduha amahoro, amahoro akabanziriza igisubizo. None ukajya ubyenjoyinga nkaho wabigezemo, bitaraza. Harimo n'ibitaza, gusa abantu bacu bapfa bazagaruka.
harimo ibidahinduka, ariko arabidutwaza ukajya uberwa uko byagenze. Haleluya. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Haleluya. Imana bayigandukira bati nukwemera kugengwa nayo. Ufite no kugandukira ijambo ry'Imana, nta kindi cy'ijambo ry'Imana rivuga. Iyo urigandukira rikubyarira ikintu cyiza, kuko rigwirira mu mutima wawe, rikabyara kwa kwizera kuguha kurwanya Satani. Ni ibintu bikomatanyije gutya, ibintu bikomatanyije gutya. Kugandukira Imana ni ukumvira ijambo ry'Imana, uko ryumvira ryinjira mu buzima bwanjye, rikayobora ubuzima bwanjye bwa buri munsi, bwa buri munsi. Si ikintu nterura ku cyumweru ngiye mu materaniro, si ikintu nterura mu minsi yo gusenga, ryacengeranye nanjye, nta byemezo nkigira bitajyanye naryo. Iyo birimo bivuguruza ijambo, ibyanjye mbishyira ku ruhande ngafata icyo ijambo rivuga, sinkeneye kubitekerezaho kabiri. Yinjiranamo natwe bikatubyarira kwa kwizera kubasha kurwanya Satani nawe akaduhunga. Ntushakire ahandi, ntushakire ku bantu, ni ibyawe n'Imana yawe. Iyi take home rero nguhaye, nibitaba gutya utabifata uzatsindwa, kandi Satani azagutsindira mu bintu bisanzwe byoroheje abandi bamutsindiyemo. Ntugire ngo azazana ibintu bikomeye, ajya kuzana icyaha. Ntabwo yabwiye Eva ibintu bya hatari, ahubwo ibintu byoroheje. Azagusanga mu kazi gasanzwe, azagusanga mu kiganiro cy'umugabo n'umugore, azagusanga mu bintu byoroheje. Adutegera mu bintu byoroheje bisanzwe, kandi n'Imana idutabarira mu bintu byoroheje bisanzwe. Ariko niwemera gufata iyi take home, ukemera kwitoza kugandukira Imana, kwitoza ku ijambo ry'Imana ritakubera ikintu cya rimwe na rimwe, uzaba umutsinzi no kurushaho. Ibihe byawe nk'ibitwarimo byo gusenga Imana bizasiga bikugejeje aha. Wongera ukomerezeho, ntabwo tuzaza kukuroba epfiriya mu rwobo, tuguterura mu kwizera. Uzava mu bwiza ujya mu bundi, uzagenda ukomerezaho mu bihe byiza byo guhishurirwa Imana. Ntuzazima, igicaniro cyo mu mutima wawe ntikizazima. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Niwemere imitego ya Satani. Reka dusenge dusoze, baririmbyi banyemereye bagaruke. Matayo 8:8 kugeza ku 11 aravuga ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Amwereka iki? Ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Amwereka ibirabagirana, amwereka ibyari bigezweho muri icyo gihe, amwereka ibyasohotse, amwereka ibiryoshye nk'uko bitwereka uyu munsi. Urya kwereka amafoto y'abagutanze gushaka, bigatuma wishingira ku Musilamu, bigatuma wemera umugabo ugeze ku mugore wakangaye. Amwereka ibiryoshye, akwereka uburyo watinze kugura imodoka, akakwereka uburyo ukwirenze, akabiryoshya ku buryo buri imbaraga zo gutegereza igihe cyawe, ku buryo buri imbaraga zo gutegereza inzira z'Imana. Uko niko yabyeretse Yesu, ngo amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabyo. Bituma ubu umukristo ariko ufite igitutu cy'ibintu by'isi, igitutu dukwiye kubishaka ariko bitaduteye pressure, bitaduteye igitutu. Burya igihe uzumva igitutu cyabaye cyinshi, uzamenye ko ubusabane bwawe n'Imana hari ukuntu bwatokowe, hari ukuntu igicaniro cyawe cy'amasengesho cyatokowe. Igihe ibintu bizaba byanteje igitutu, umva ubuzima bwahagaze kuko nafite agakanzu gashyashya go guhagarara imbere yanyu, nkumva igitutu, nkumva rwose natakaye, ubusabane bwanjye buzaba bwatokowe. Iyo ubusabane buhari, uranyurwa bihari, ukanyurwa bidahari. Ntibikubuza kubishaka, ntibikubuza kubisengera, ariko nta gitutu. Ikinyoma cya Satani gihora ari kimwe, uko yasanze Yesu wakamwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Uko niko yegera amatwi yawe akayereka uburyo wakererewe, uburyo ugowe, uburyo upfuye, uburyo Kigali yagusize. None amagambo y'Imana yaza akabura aho yicara,
ukabura hafata, kuko igitutu cya Satani cyakuzuye. Iminsi yo gusenga ni iminsi yo kuvidura, ni iminsi yo kuvidura byaceje mu matwi yacu bikatureshya. Cyo kiganiro nigitangira mu mutima wawe, Satani ugiye uhita umusubiza nk'uko Yesu yamubwiye, kuko yanamubwiye ngo biriya byose, uwo ni Satani, ngo aramubwiye ngo biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya, ndabifite mu nzira y'ubusamo, ndabifite mu nzira yoroshye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Y'ikibazo cyaduhagazemo kikabyiga Imana nicyo tuba dupfukamiye. Buryo ubupfukamiye kuzashaka, upfukamiye inzu nshya, upfukamiye telefone nshya, upfukamiye iriya success rota, wiriye kubishaka no kubisengera, ariko bitabyiga umwami wanjye, bitamubyiga. Genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera, bazagukorera, bazihutana ibyawe. Reka duhaguruke dusenge. Bazihutana amadosiye yawe. Imana ntago tuyizi. Imana ishobora kongorera izina ryawe ikarishyira mu mutima w'undi muntu, ikarishyira mu mutima w'undi muntu. Shira ubwoba, shira guhangayika. Imana ishobora kuzana dosiye yawe ikayishyira imbere y'abandi, ikayiha igikundiro kidasanzwe. Imana ishobora gukura umuntu kure ikamubwira izina ryawe. Imana yayoboye uriya mugabo Esiteri ku rupapuro neza ruvuga ibya Moridekayi. Imana kandi ikabihuza neza n'igihe abayuda benda kwicwa. Imana ntiyobeye ibyawe, ariko rero bikoze Satani akwicisha igitutu mu gihe utegereje neza y'Imana. Kuko Yesu natuzura mu buzima bwawe, icyo usaba Imana uzagihabwa, ariko umutego ukurikiraho nawe uzongera ukurambike nk'uko wahoze urambaraye. Tumwemerere, tumutegereze, twihangane. Gaburira umwuka wawe, ntiwemere ko wumagara, ntiwemere ko usonza, kugira ngo kuko nusonza uzakura amaso ku Mana, uzayahanga ikibazo kikwice, kikubuze ibitotsi, kikubuze kwenjoyinga muri waiting room. Muri waiting room umuntu yatarambiwe abasome bitabo ategereje, abasoma Bibiliya kuri telefone ategereje ku gihe cye kiri bugere, ku cyumba cyo gutegererezamo. Uvuga uti umwanya wanjye uri bugere, anytime barangiraho, anytime ndahamagarwa imbere, anytime wa gatatu rabo wanjye wo gushima, anytime wa gatandatu wanjye uragera, anytime igihe cyanjye kiragera, anytime ubuzima bwanjye buratabarwa. Muri waiting room uhaba umeze neza, ndakanuye amaso, uvuga uti mukanya ni turu yanjye, byaba umwaka, byaba ukwezi, byaba icyumweru, byaba n'imyaka, ariko naba mfite ibyo mugiyeho, naba nkorera Imana hagati aho, naba nezererwa umwami wanjye, naba mpimba indirimbo, naba mbika ijambo ry'Imana mu mutima wanjye, naba nkorera abera, naba nkoresha ubusore bwanjye neza, naba nkoresha ubukumi bwanjye neza, naba nubaka ubucuti bwanjye n'Imana, naba niyitayeho mu mwami, ntegereje ko umugabo w'umusinzi agaruka, naba niyitayeho, naba nsenga, naba ngaburira umwuka wanjye, naba mfata umubiri wanjye neza, kugira ngo nazanagaruka hazasanga iminkanya itarakwishe. Naba niyitaho mu mwuka, naba niyitaho mu mubiri, naba ntegereje Imana yanjye. Waiting room ubu ntiwemere kwiguhitana. Ntegereje kwangirira neza, ntegereje ko nkiza indwara, ntegereje ko amara ubukene, ntegereje ko mbesha mu nzu yanjye nta mupangayi. Naba nita kuyo nkodesha, naba ntera uturabo, naba nyifata neza, naba ndeka gushyiramo imisumari mu nzu y'abandi, naba nkora plani z'iyanjye, naba negeranye udufaranga duke twaba tudahari nk'abasenga. Mfite ibyo nakora muri waiting room kugira ngo amaso yanjye atava ku Mana. Reka tumuzamure amaboko, aratwumva. Ntabwo agusomera, ntabwo anezerewe umubabaro wawe,
ntabwo agukina ku mubyimba. Ijambo rye ryatubwiye ngo ababarana n'abababara. Niwe muntu uzi umubabaro wawe kuruta undi muntu wese wawubwiye. Ubwe yarageragejwe mu buryo bwose. Kubera ibyo rero abasha gutabara abageragezwa bose. Abasha kumva umubabaro wo gupfusha, abasha kumva umubabaro wo kurwara, abasha kumva umubabaro wo kurwaza, abasha kumva gukorwa n'isoni, abasha kumva kubura ijambo. Mwibuke ko Yesu yari Imana ariko yarasuzuguwe, yangwa n'abantu. Abaje kumufata yaravuze ngo ninde mushaka, bose bagwa hasi. Ariko arongera aroroha, niba ariko navuga, arabemerera baramufata. Azi rero kubura ijambo, arabizi, azi gukorwa n'isoni, azi gukorwa n'ikimwaro. Abavandimwe baramubwira ngo niba uri Imana genda, iki nicyo gihe cyo kujya Yerusalemu mu minsi mikuru kugira ngo abantu bakumenye. Azi byari byo kubura ijambo mu miryango y'iwanyu, azi byari byo kwibagirana kuko nta kintu umara umeze nk'ingwiza murongo mu muryango. Yesu arabizi, azi kubyumva, azi guhinduka nk'umuswa, ukamera nk'aho wabaye umuswa. Abantu bakakwita amazina, bavuga ngo wagiye mu by'abarokore, wanze gushaka akazi, kandi wowe urabizi ko wakabuze. Niyo utakabuze waraje muri ibi by'imihamagaro tujyamo. Isoni zacu nawe zamugeze. Abantu batubwira ati ko mwabuze ubwenge, mwabuze gucuruza, mwirwa musakuza, murabura gukora. Ariko azi guhamagarwa icyo ari cyo. Arabizi ko dusanze mu mirima twihingira ducuruza, akaduhamagara tukitaba. Isoni zacu abasha kuzidutwaza. Nta mubabaro wawe n'umwe atumva, nta muruho wawe n'umwe atabasha kugutwaza, nta mvune atagukiza. Ari hano kugira ngo atugirire neza, ari hano kugira ngo adutabare, ari hano kugira ngo turuhure, ari kumwe natwe, ari kumwe natwe. Mwuka Wera ari kumwe natwe, ari kumwe natwe, ari kumwe natwe kugira ngo aduture, kugira ngo dukure isoni n'ikimwaro, kugira ngo dukize indwara, kugira ngo dukirize abana, kugira ngo duhere abana ubwenge, kugira ngo tugarurire abana abakuriye mu biyobyabwenge, kugira ngo agarure abagabo bataye imiryango, agarure abagore bataye imiryango, agarure abacu bataye umurongo, natwe ubwacu tugarure aho twataye umurongo. Ari kumwe natwe kugira ngo atugirire neza. Ubwira amagambo yawe yoroheje, vugana nawe, kingura umutima wawe, bivuga mu magambo yawe. Nitwizerisha mugihe ari hano, tumushimira Bwana. Ari hano, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, ari hano, ari hano, ari hano Yesu, ari hano, ari hano Yesu, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize,
dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano ari hano ari hano ari hano ari hano aturebesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano ari hano aduhezagiye aturebesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano ari hano aduhezagiye aturebesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano. Reka dufatane ku maboko yacu urebe ko hari umuntu ukozeho, twongere dusaba ubwo buntu. Za mbabazi ze zimubanziriza, za mbabazi ze zituma ataduciraho iteka, za mbabazi ze zituma atatubera umucamanza ahubwo atubera umuvugizi, za mbabazi ze zituma ataducishaho amaso, za mbabazi zituma atatureka, za mbabazi ze zimutera gukomeza kungirira imbabazi niyo ntashyitse, za mbabazi zimutera kunyemera ntakwiriye, za mbabazi zimutera kudashingira ku misengere yanjye no gukiranuka kwanjye, za mbabazi zishingira muri we ubwe akitangaho ingwate, akitangaho incungu, akaba umutambyi kandi akaba igitambo kuko azi ko nta kintu na kimwe mfite cyangiza. Za mbabazi zimubanziriza, izo nizo twinjiriramo tugahura n'imbaraga ze, imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso, imbaraga zituma tutabarwa tudashingiye ku kintu na kimwe. Nyemerera twakira ubwo buntu, ubwo buntu yatugiriye, ubwo buntu butagira icyo bushingiraho. Ntiwinjirire muri wowe ubwawe, ntiwirebeho, ntiwirebeho, ndakwinginze ntiwirebeho ngo wikuremo. Uyu ni umugoroba wacu wo kugendererwa, ntiwikuremo ngo uvuge ngo n'ububi bwanjye icyo cyamuzanye. Yarivugiye ngo umuganga ntazira abanda zira abarwayi, umuntu yatarwaye ntajya kwa muganga. Twaje muri aya masengesho, nanjye ubwanjye urimo kubabwira, mfite ibyifuzo nanjye nanditse. Twese dufite icyo tumukeneyeho, utamukeneye ntari hano, twese turamukeneye. Ntushingire rero ku mbaraga zawe, ntiwirebeho. Uyu ni umwanya wo kumuhanga amaso. Za mbabazi watubwiye ngirire neza. Reka tuvuge n'amagambo yacu, reka tuvuge, fungura akanwa kawe umubwire ibiri mu mutima wawe. Ubwire uti nkeneye ubundi buntu, nkeneye kubwumva, ndabizi ko wabumpaye ariko nkeneye kubwumva. Reka ubuntu bwawe butembe muri iyi sare, mwami w'abami, ubuntu bwawe butembe muri iyi sare. Ubuntu bwawe, ubuntu ni ikintu umuntu atamerita, ubuntu ni ikintu umuntu adakwiriye, ubuntu ni ikintu umuntu atakorera. Ubuntu umuntu abuhabwa atujuje criteria, atujuje ibisabwa, atujuje condition, atujuje requirements. Ubuntu mwami, ubuntu. Imbabazi zihabwa udakwiriye, imbabazi zihabwa uwakosheje, imbabazi zihabwa utujuje ibisabwa. Muri uwo muryango w'imbabazi, kuri ya ntebe y'ubuntu mwami, aho tubwiye ngo nitwegere tudatinya, uko niko tuje abahungu bawe n'abakobwa bawe uyu mugoroba. Tukuzaniye ibitugoye, tukuzaniye ibiturushya, tukuzaniye ibyo twabwiye abantu ntibabashe no kubyumva. Turabikuzaniye mwami w'abami, tukuzaniye ibyo pasiteri atakumva, tukuzaniye ibyo ababyeyi batakumva, tukuzaniye iby'abagabo bacu n'abagore bacu batakumva,
tukuzaniye ibyo abavandimwe bacu batabasha kuduhesha, tukuzaniye mwami bitagurwa amafaranga, tukuzaniye n'ibigurwa amafaranga ariko tudafite, turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubuntu bwawe butembe, ubuntu bwawe butembe, ubuntu wangiriye butembe kuri abahungu n'abakobwa, ubuntu bwabo bagenewe mwami w'abami bubatembeho, ubuntu bw'umwihariko. Urakoze kutuzi mu mazina yacu, urakoze ko nta muntu witiranya n'undi. Ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe butembe kuri uyu muhungu, ubuntu bwawe butembe kuri uyu mukobwa, ubuntu bwawe bucagagura ingoyi z'uburyo bwose, ubuntu bwawe busenya ibyo umwanzi yubatse igihe kirekire, ubuntu bwawe busenya ibyo kamere zubatse, ubuntu bwawe busenya ibyo imiryango twavukiyemo yatwubatsemo, ubuntu bwawe busenya ibyo amaboko mabi yatwakiriye yatwubatsemo, ubuntu bwawe busenye kamere yacu mbi, busenye mwami biri mu marangamutima yacu bipfuye. Ubuntu bwawe mwami buduhindura abantu baryoshe, abantu basa nkawe, janjagura amahane yacu, janjagura umujinya wacu, janjagura kutababarira kwacu, menagura Uwiteka Mana Nyiringabo, menagura ubwibone bwo mu mitima yacu, menagura ikintu cyose kidasa nawe mwami w'abami, menagura urukundo rw'iby'isi, utwiharire mwami w'abami, utwiharire. Ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe nibudukureho ingeso twandujwe n'umubiri, ubuntu bwawe nibudukureho kamere twanduriye mu miryango. Twasanze ba mama ari ingare, natwe duhaguruka turi ingare. Twasanze ba data ari abasinzi n'abasambanyi, twasanze ari abanyamujinya, natwe duhaguruka dutyo. Uwiteka we, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha. Reka uwo murimo wadufatiye, reka uwo murimo wadukoreye ku musaraba i Golgotha uyu munsi wambara umubiri, uyu munsi ube manifeste. Twarawakiriye mu mwuka, ariko reka ube manifeste, reka ugaragazwe mu mubiri, reka ugaragazwe mu bugingo bwacu, reka bigaragare mu myuka yacu. Reka ibyo wadufatiye mwami, reka ibyo wadufatiye mwami uyu munsi bibe manifeste, bigaragazwe muri twebwe. Turakwizeye. Kora harwaye hacu tutazi ko harwaye, kora harwaye hacu tutazi ko harwaye, kora ku ndwara z'umwuka, ukore ku ndwara z'umubiri, kora ku ndwara z'umwuka, kora ku ndwara z'umwuka z'abana bacu, kora ku ndwara z'umwuka z'abo twashakanye, kora ku burwayi bw'umwuka bw'abavandimwe bacu. Menagura igitwikirizo umwanzi Satani yabatwikirije kugira ngo bakomeze babagwingire mu gakiza, kugira ngo badahindukira ngo bakizwe. Turamenagura, ndamenagura icyo gitwikirizo mu izina rya Yesu, gituma bagwinjira, gituma bagira ikirenge kimwe muri wowe, ikindi mu by'isi bisanzwe. Reka ijya gitwikirizo kimenagurike mu izina rya Yesu. Ibitekerezo byabo turabiguhaye, ibitekerezo byacu turabikuka muri Kristo. Kora ku ndwara zo mu mubiri, kora ku ndwara zo mu mubiri. Ngo warashenjaguwe ugira imibyimba kugira ngo twebwe tutarwara, kugira ngo tube bazima, kugira ngo tube bataraga. Niwo wabara gukiranirwa kwacu kose, ugakiza n'indwara zacu zose. Diabete n'ubusa imbere yawe, kanseri n'ubusa imbere yawe, sida n'ubusa imbere yawe. Izina ryawe risumba izo ayo mazina atera ubwoba amatwi y'abantu. Imbere yawe n'ubusa. Turavuga gukira mu maraso, gukira mu magufa, gukira mu misokoro, gukira indwara zo ku ruhu, gukira izo mu mitsi, gukira ku mutwe, gukira mu ngingo. Reka ubumana bwawe butraverse gupfa kwe, butraverse ingingo zapfuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zawe, ubumana bwawe, ubuzima zowe butambuke ingingo ze zose. Mugaruremwo ubusore mwami, kugira ngo ubusore bwe buguhimbaze. Mugaruremwo imbaraga nk'iz'ikizu, imbaraga za gisore. Emesha uwo mugongo, izo disike zikomere, amaguru akomere, amavi akomere, ingingo zikomere. Akuramya aguwe neza, agukorera aguwe neza, asazana itoto. Kora kuri buri rugingo ruhetamye rwemeshwe uyu mugoroba, urugingo ruhetamye rwemeshwe. Kora ku bwonko, uzuza ubwenge mu bwonko, suka ubwenge, understanding, imitekerereze, gusobanukirwa,
gusobanukirwa. Ihutishe ubwonko bwasigaye inyuma. Kiza retard mental, kiza kuri twe, kiza ku bana bacu, kiza ku bavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Ubwenge bumanuke, ubwenge bwawe bumanuke mu bahungu bacu, mu bakobwa bacu, mu bana bacu. Ubwenge bwawe bumanuke mu bavandimwe, aho umuntu avuga ukumva ameze nk'umwana mutoya kandi ari umuntu mukuru. Ubwenge bwawe, ubwenge mu bagabo, ubwenge mu bagore, ubwenge mu bana. Mugisha wawe womatane n'ubuzima bwacu mwana, mugisha wawe womatane n'ubuzima bwacu, mugisha wawe womatane n'ubuzima bwacu. Ngo duhe ubwenge burushaho bw'abigisha bacu. Ijambo ryawe rirajijura, ijambo ryawe ritumaramo ubuswa. Reka ubuswa bwose, gutsindwa kose kwimuka uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Twuzuza ubwenge bw'imigenzereze, twuzuza ubwenge muri sekiteri turimo, muri sekita dukoreramo. Twuzuza ubwenge bwawe mwana. Ubwenge bwawe, ubwenge bw'imigenzereze, ubwenge bw'imikorere, ubwenge bwo guhandoringa ibyo duhura nabyo. Ubwenge bwawe niko guhamagara abaswa, ariko abaswa bahindura abanyabwenge wabagezemo. Ko niko wagenjeje ba Petero, ngo bavuga bafite ubushizi bw'amanga, abize, abanditsi, abazi amategeko ya Mose, ngo babarebye, ngo bibutse ko ari abaswa, babona ko ari abaswa batigishwe, bibuka ko ari abanyamisozi, ari abantu bo mu Rukiga b'i Galilaya, ngo ariko babona ubwenge bwabo barabutangarira, ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Ubwenge bwawe bukorere mu mitima yacu. Ubwenge bwawe budusumbisha abo tubukorana nabo. Ubwenge bwawe bukorere muri twebwe, duhandoringe mwami byari byarananiranye. Ubwenge bwawe mwami w'abana. Ubwenge butuma umuntu adashoberwa, ubwenge butuma umuntu abona igisubizo, ubwenge butuma umuntu agana huri, ubwenge butuma umuntu akuzamurira amaso agategereza kuri wowe. Ubwenge bwawe mwami, kora ku bice byose bitugize, ntagira agace na kamwe gasigara kadakozweho. Mugisha wawe genane n'ubwoko bwawe, mugisha wawe womatane n'ubwoko bwawe. Ndavuga amahirwe, ndavuga guhirwa mu majya no mu maza, guhirwa mu cyaro no mu mujyi, guhirwa mu rushako, guhirwa mu kazi, guhirwa mu rubyaro, guhirwa mu rugendo rw'agakiza. Ubuntu bwawe muheshe byadakwiriye, uduheshe ibyo tutamerita. Tuzagaruka imbere yawe tuje kugushima, ibyo wadukoreye tuzabikomeresha abandi. Tuzabwira abazaba bacuguye kugira neza, tuzabwira abazaba bananiwe, tuzababwira ubwizerwe bwawe, tuzababwira ibyo wadukoreye, tuzababwira ubutabazi twaboneye muri wowe. Urakoze kuko utarobanura ku butoni, ntabwo urobanura ku butoni. Ndasaba ubuntu bwo gukomerera muri uru rugendo rw'agakiza. Reka aba bahungu n'abakobwa twateranye munsi y'iki gisenge n'abadukurikira bari kure, ubuntu wangiriye, ubuntu mwami bwo guhorana inyota yawe, ubuntu bwo kutava aho uri, ubuntu bwo kukwifuza umunsi ku munsi. Ubwo buntu budusukeho umwami w'abantu. Ntiyongere kuryoherwa n'ibindi, aryoherwe nawe. Ntiyongere kuryoherwa no kuba ahandi, aryoherwe no kuba aho uri, aryoherwe no gutinda mu nzu yawe. Iyo nyota yo kuza asiganwa ayigumane, ntizakame, ntizume, yaba ari mu Rwanda cyangwa ari mu kindi gihugu. Najya kure atari kumwe natwe, n'umukingurira imiryango y'ingendo ukabishima. Iyo nyota yo kuba ku gicaniro ntizakame mu mutima we. Nagira akazi kenshi agatumbagizwa mu myanya yo hejuru, inyota yo kubana nawe ntizakame. Uzamurinde kumva ari bisanzwe, uzamurinde kumva ari bisanzwe. Dafitanye nawe usabane, bikorera abagabo bacu, bikorera
umugisha mu ngendo, urabazamura mu myanya yo gufata ibyemezo. Ntiwemere ko bumva ari bisanzwe kutagira umwanya wo kwihererana nawe. We washoboje Daniyeli ari Babuloni, akaba umukuru w'abarozi, akaba igisonga cy'umwami, akayobora ibihugu byinshi, ariko ngo agakomeza gusenga nk'uko yari asanzwe asenga. Ndasaba ubwo buntu ku bagabo uzamuye muri iki gihugu, ndasaba ubwo buntu ku bagore b'abarokore washyize mu myanya ifata icyemezo muri iki gihugu, ndasaba ubwo buntu ku badepite, ndasaba ubwo buntu ku baminisitiri, ndasaba ubwo buntu ku badiregiteri genero, ndasaba ubwo buntu ku bacuruzi wakomeje, ndasaba ubwo buntu ku bavugabutumwa wakomeje ukabaha amazina yamamaye bakifuzwa nawe, ndasaba ubwo buntu mwami, ndasaba ubwo buntu ku basore batoya uri mugena kuzazamura, ndasaba ubwo buntu ku bakobwa uteganyirije imirimo ikomeye, ndasaba ubwo buntu mwami, ubwo buntu bwo kutakuburira umwanya. Mwami wanjye, urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze ku ibyo uvuga ubikora, urakoze kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, urakoze kuri umunyakuri. Ndagushimira ko wumvise gusenga kose twasenyeye imbere yawe. Ndagushimira mwami, urumva, urakora, urashoboye. Imana ibahe umugisha. Murakoze gusenga, dutaha turasangira hariya.